Iyi video isobanura ikintu gikomeye cyane muri iyi industry ndetse abantu benshi bari kugenda bayigarukaho bitewe n'uburyo Bruce Melodie navuga ko ari umuntu w'umuhanga ukomeye cyane gufata aba bantu bakomeye gutya, gufata abantu bita wowe nakita nk'umukuru wagasobanuye Rocky Kimomo, ugafata Junior Giti ndetse n'abandi bagiye batandukanye tujye kugenda turebera hamwe, warangiza ukabahuriza hamwe ukabagira inshuti zawe. Ikintu gikorwa kidasanzwe Bruce Melodie akoze, ndetse si ibyo gusa kubera ko hari n'abandi bantu bakomeye wenda dusanzwe tuzi ko ari inshuti, ariko kuri iyi nshuro navuga ko ari ikintu gikomeye cyane. Ariko nabwo ibi byose byabaye ku isabukuru y'amavuko ya Junior Giti. Junior Giti navuga ko ari umusobanuzi ukomeye cyane nk'uko abantu benshi nyine babizi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umusobanuzi uhangana cyane na Rocky Kimomo, ndetse ni na byiza cyane kuba turi kubona Junior Giti ndetse na Rocky Kimomo bari kumwe, ubona ko bishimanye, mu gihe abantu benshi bakunda kuvuga bati aba bagabo barapingana n'ibindi byinshi abantu bagenda bavuga, ariko video irabigaragaza ko nta mutima uhari. Ndetse urabona ko byari ibirori byiza cyane byo kwifuriza isabukuru nziza y'amavuko witwa Junior Giti. Hari ibintu byinshi rero mfite kukwereka nk'abantu bari bitabiriye ibi birori, nkwereke n'ibindi bintu byinshi ukeneye kumenya ku byabaye. Ndetse Bruce Melodie hano bukomeye amashyi, twe tuzi ko afitanye ubushuti n'uwitwa Rocky Kimomo, tuvuga duti kwa Giti ho ntabwo bikunda, ndetse abantu benshi bagenda bavuga bati Giti we yamaze kuba uwa The Ben, dore ko twagiye tubona n'ibikorwa byinshi Giti ahabwa amafaranga na The Ben, Giti collaborating na The Ben bakora indirimbo bita Folomiana n'ibindi byinshi twagiye tubona, tukavuga duti Giti we yamaze kuba uwa The Ben. Ariko Bruce Melodie hano navuga ko akoze ikintu cyiza cyane nk'uko nawe wagenda ubibona cyane, kubera ko ikintu gikorwa gikomeye cyane kwitabira isabukuru y'amavuko nk'uko nawe wagenda unabibona. Ntabwo ahantu hari abantu benshi, ntabwo hitabiriye abantu miliyari, abantu benshi cyane ku buryo wavuga ngo ntabwo birahabwa agaciro. Umuntu wese waje ni umuntu ufite agaciro. Hanyuma ni ibirori byari birimo Junior Rumaga, Clapton Kibonge nk'uko nawe wagenda ubyibonera. Ni ibirori bibaye muri kano kanya, ibirori bitunguye buri umwe wese, ndetse byaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye, dore ko harimo ibyamamare Sankara, harimo witwa Clapton Kibonke nk'uko namaze kubikubwira, Christopher n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Rero nk'uko nawe wagenda ubyibonera, urabona ko ibinyamakuru byinshi biri kugenda bigaruka kuri iyi nkuru kuko niyigezweho, na Clapton Kibonke ari kugenda asakaza amashusho agiye atandukanye. Wenda reka tuvuge kuri iyi video uri kureba imbere yawe, urabona ko iyi timu ya Bruce Melodie, iyi timu y'uyu muhanzi bita ntago ari umuhanzi, iyi timu y'uyu musore bita Rocky Kimomo, mu mbabariro gatoya, ni timu ubona ko ikomeza kugaragaza ko nta mutima mubigira, nubwo benshi bakunda kuyigaragaza nka timu mbi nyine bavuga bati ibyo mwakoreye papa cyangwa ntabwo ari byiza, ariko igerageza gusapotinga cyane, by'umwihariko ku muhanzi bita Bruce Melodie. Murabizi hagiye kuba igitaramo ku itariki ya mbere ibyabaye, ndetse n'ikindi kintu cyatunguye abantu benshi ni ukubona iyi video igaragayemo manager w'ibihe byose Muyoboke Alex. Ubona ko mu ifoto bose bari bishimye kugira ngo bafate ifoto, ndetse na benshi baravugaga bati Bruce Melodie yarahunze, ntabwo akiba mu Rwanda ngo kubera ngo ibibazo ngo byo kunywa ngo ibintu by'udufege n'ibintu by'urumogi n'ibintu ngibyo bitari byiza. Abantu babivugaga rero barabona ko Bruce Melodie asa neza, niyo wagenda ubibona urabona ko ameze nka Melodie tuzi nyine mu Nyakazi. Ubona ko ibintu byose bagerageje kubishyira ku rundi rwego kugira ngo nanagaragara bwa mbere nyuma yuko havuzwe biriya bintu agaragara asa neza. Timu yabo rwose bakoze akazi keza, ariko ntabwo ari ibyo bintu gusa twagenda tuvuga, kuko hari n'ibintu byabanje kuba mbere byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ku mubano wa Giti ndetse na Rocky ni ibintu nyine abantu batumvaga ko nyine aba bagabo nk'uko bahanganaga, nyine abantu bahanganishaga nka Messi na Cristiano, ntabwo abantu bumvaga ko bafitanye umubano ugeze kuri uru rwego ngiye kukwerekaho. Ni video nabwo yantunguye cyane, wenda mbere yuko nyikwereka reka manze nkwereke n'iyi video ho gatoya. Ni ibintu nabwo byantunguye, urabona ko byari ambiance, byari ibirori nk'ibyamamare koko. Urabona ko bari bateranye bavuga bati hano ibintu byose bigomba kuba biri ku rundi rwego, kandi urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma reka nkwereka ikintu cyavugishije abantu benshi kuva kare kuri tariki nyine uyu Junior Giti avukiraho. Iyo ugiye kuri account ya Junior Giti
Junior Giti ubona ikintu yashyizeho kare abantu baravuga bati wow, turagenda tunabona n'ibintu byinshi mu bitekerezo cyangwa se hatangirwa ibitekerezo, ibintu abantu bagiye bagarukaho navuga ko bikomeye cyane. Yashyizeho rero ifoto ikomeye cyane ifite ubusobanuro bukomeye cyane, none abantu baravuga bati ubundi gute uyu mugabo Junior Giti yigira umutima umeze gutya, nta rwangagira, ndetse byanahamirijwe na Rocky agaragaza ko nta mutima mubi kuba babageranya mu gasobanuye ngo Junior ni wa mbere nginde ni wa kabiri gutyo nyine bagenda babageranya. Ibyo ngibyo byahamirijwe na Giti nyine yagaragaje ko ntabwo ari ngombwa ibyo ngibyo. Hanyuma nkuko wagenda ubona slide, wenda iyi slide ya mbere ni AI. Ahangaha rero ikintu cyatunguye abantu benshi ni uburyo bahise babona Junior Giti aposting slide ya kabiri agaragaza uwo bita Rocky Kimomo bishimanye ifoto yabo ya kera bafitana bidi. Aba bagabo nubwo abantu batabizi bafitanye umubano ukomeye cyane kuva na kera cyane, nkuko nawe wagenda ubyibonera. Ni ibintu byiza cyane, nose ni ibintu bigaragara kubona bidi y'umuntu ashyizeho Rocky Kimomo bwa mbere kuri slide. Navuga ko ari ya mbere kuko indi yari AI. Ubona ko ari ibintu byiza cyane, navuga ko ngiye nanabyishimiye cyane n'abantu benshi bagiye banabivugaho. Ubona ko yakomeje gushyiraho andi slide, ndetse ubona ko nyine yishimiye kuba yagize isabukuru. Arongera agaruramo Rocky Kimomo, ndagira ngo akarumu kabone neza. Byagaragaraga ko yishimiye kuba yaramenyanye n'uyu mugabo bita Rocky Kimomo, kandi nabwo ni ibintu nyine babonaga ko yishimiye, avuga ati ku isabukuru yanjye y'amavuko. Ubona ko umwihariko we kuba ari we nyine wagize isabukuru y'amavuko, hafi aho ngaho hazaho na Rocky Kimomo ntiyaje wenda agashyireho umugore we, ngashyiraho n'ibindi. Ndakeka mwagiye mubibona nyine uburyo ibintu byose bimeze. Hanyuma no muri komenti Rocky Kimomo nawe yahisaza arandika ati happy birthday Giti, araseka. Ubona ko ari inshuti nyine, ari ibintu byiza cyane, n'abandi benshi bagiye bamwifuriza isabukuru nziza Junior Giti. Ariko tugarutseho gatoya kuri izi video, navuga ko ziri kuvugisha buri umwe wese hano ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bavuga bati rwose ibi ngibi ni ibintu byiza cyane. Uwo bita Bruce Melodie gato tumugarutseho. Uyu mugabo bita Bruce Melodie ni umugabo uri mu bihe byiza muri kano kanya, kubera ko mu kanya gato yambonye ibinyamakuru byinshi bigiye byandika kuri achievement yagize. Tugiye kubisacinga 1:55 AM niyo nabonye yabishyizeho bwa mbere. Tugiye kubireba dusanga yagize achievement nanjye ngira ngo urebe ubone ukuntu ibintu byamaze kujya ku rundi rwego. Umuhanzi bita Bruce Melodie ari umuntu nabwo udasanzwe, na achievement ikomeye cyane. Navuga ko ari achievement ikomeye cyane, nkuko buri umwe wese nyine yabibona kuri Spotify. Uyu mugabo bita Bruce Melodie aciye agahigo nyine, akoze ikintu cyiza cyane ku buryo buri muntu wese ku mbuga nkoranyambaga yagiye abigarukaho. Reka turebeho gatoya uburyo ibintu bimeze. Nuko mbona biri kwanga kuza, ariko Bruce Melodie hano yacivinze ikintu gikomeye cyane ku rubuga rwa Spotify. Hano kuri Spotify nkuko wabibona nawe, Bruce Melodie yaje kugira streams cyangwa se abamwumvishe basaga 1,35,900 ku rubuga rwa Spotify. Spotify ni rwo rubuga rwa mbere muri kano kanya ruhemba amafaranga menshi hano ku isi. Bivuze ko Bruce Melodie ahagaze neza cyane mu buryo nawe wagenda wibonera. Bruce Melodie munyakazi wanyu rwose ameze neza cyane, ndetse ntabwo asiba kugirana ubushuti n'abantu nkuko twagiye tubibona. Agaragara mu birori ariko ari kumwe na Giti, nubwo abantu bavuga bati Giti rwose ntabwo akiri ku ruhande rwa nuza rwa Bruce Melodie, ndetse abantu bakagenda banavuga bati witwa Giti impamvu nyine ubona ko Chris Easy akunda guhanganisha Bruce Melodie, akunda guhangana na Bruce Melodie. Murabizi uburyo avuga ngo sohora indirimbo ngo ni sohora yanjye yawe irayitizima. Murabibyibuka basohora zira ndirimbo za sowe, ubwo ntuza Chris Easy yavuze ati ngiye gusohora indirimbo yanjye yawe irayitizima rwose. Ibyo murabyibuka cyane uburyo byagenze, bikarangira koko binabaye, bikarangira koko sowe itabaye hit n'ibindi byinshi twagenda tuvuga. Ariko navuga ko ikindi kintu navuga ni kimwe gusa, ni ukwifuriza isabukuru nziza y'amavuko uyu muhanzi wacu, uyu mukozi wacu tuzi cyane bita Junior Giti. Ni umuhanzi ukomeye cyane kubera ko ari mu bantu bazanye ikintu gikomeye cyane muri iyi industry, by'umwihariko mu gasobanuye. Bazamuye impano nyinshi, niwe umanaginga Chris Easy ndetse n'ibindi bikorwa byinshi adasiba kugaragaza ko akunda iyi showbiz nyarwanda. Tugera tubibona byinshi cyane. Rero reka ngushimira ngo wakoze kubana nanjye
kanya gato ndibuze kuguhereza andi makuru naho utaha.